nzagarukira ubuzima bwanjye mbusabe imbabazi igihe cyose natakaje ngerageza gushimisha roho z'abantu zitanyurwa. Nzahindukira ndebe hakurya y'ikibaya nsange umunezero mu kibaya cy'umutuzo w'umutima wanjye. Nzasaba imbabazi ubuzima bwanjye. Hari imitima yatubabaje, hari roho z'abantu zatubabaje zituma tutakigira ibyishimo. Erega burya umenya ubwiza bw'umusozi ari uko uriho ugasongero hejuru, kandi umenya ububi bw'umusozi wageze ku gasongero hejuru. Ukagira ibyishimo ufite uwubiguha, ukagira ibyo uvuga ufite abakuvugishije. Hari imitima y'abantu yamaze kuba nk'ibuye yagagaye. Reka umuntu ntabwo avuka ari ikihebe, umuntu avuka ari mwiza 100%, ariko sosiyete ikamuhindura, rimwe akaba nk'inyamaswa kubera amateka arimo kumukurikirana. Burya ngo ntawe utinya ishyamba atinya icyo yahuriyemo nacyo, kandi burya ngo amarira y'umugabo atemba ajya mu nda, amarira y'umugabo ntasohoka inyuma. Icyo nakubwira rero, ngira ngo nkubwire ngo guhora urira, ishavu n'agahinda si uguhora urira, ahubwo igihe kirageze kugira ngo wigobotore iyo ngoyi y'ibitekerezo bitari byiza, iyo ngoyi yaba ubona bakugaragiye batameze neza. Igihe ni iki ngiki. Hari abagabo hano hanze bababaye, hari abagabo hano hanze barwaye amadiyabete kubera ibibazo, hari abagabo hano hanze batagishoboye gusana ingo. Abakuru murabyumva, kubaka urugo bitewe n'ibibazo bafite, bimwe baterwa n'umuryango, ibindi baterwa n'inshuti, ibindi baterwa na sosiyete barimo. Abagabo barahari, so urimo uramufasha iki? Ni ukumurebera gusa? Erega burya aho umugabo aguye uteraho utwatsi, ntabwo ari byiza kumuvugiriza induru. Tereraho utwatsi ukigendera, ukicecekera, kuko nawe bimubayeho uyu munsi nawe ejo byakubaho. Nubona urimo kumanuka ukabona undi azamuka, jya umenye yuko icyo urimo gukora nawe bishobora ejo kuzakubaho. Gira umutima wo gufasha, ugire umutima wo kunganira abandi. Erega uwo urimo kubona ntabwo ari uko yashatse kuba, ahubwo hari ibyamuhinduye, hari ibyamuhinduye. Imana ijya kurema umuntu yamuremanye ubushobozi, imuremana imbaraga, imuremana ubutware, kuko yavuze ngo nguhaye ubutware bwo gutegeka ibiri ku isi yose. Ariko yagiye abuzwa amahirwe bitewe n'abo bari bari kumwe, bitewe n'abo yashatse kuboneramo ubwo butware, bitewe n'ibyo bamushyizemo. Nawe uriyizi, byagiye bikubaho bitandukanye.
ugasanga uri mu buzima bukakaye, bubabaje. Hari abo wafashije ariko bose nabo barimo kwibuka ineza wabagiriye. Urimo uricuza. Hari abo wagiriye neza ubizi yuko watanga n'umubiri wawe, watanga roho yawe kugira ngo abo bantu babeho, ariko ubu bari he? Bari kukuvuga ibiki? Ariko ijambo rirambwira ngo nubwo igiti cyatemwa kirongera kigashibuka kikera imbuto nk'iza mbere, zikera imbuto nyinshi cyane. Wikwiheba rero, wicika intege rero. nje gutangariza yuko Imana igiye gusubiza icyubahiro cyawe cya mbere watakaje. Ugiye kongera guhindurirwa amateka, ugiye kongera kugaragara muri ya sura ya mbere wari ufite. Abakuvuze bagiye kubura ijambo, bagiye kugutambagiza hahandi bagusebereje, bagiye kukuvuga ibyiza hahandi bakuvuze nabi. Wicika intege rero, uri umunyembaraga nkeya, ariko ijambo rirambwira ngo ugenda uko imbaraga zawe zingana, nzabana nawe. Niko ijambo rimbwira, Imana ibwira Gideyoni iti genda uko imbaraga zawe zingana, nanjye nzabana nawe. Ageze kuri Mose aravuga ati ko nashoboye kuvuga ndabwira icyo abantu. Imana yamubwira ati humura, we genda gusa ubindekere, ibindi byose nzabyikorera. Ko ndidimanga aho yagenda ubwire Farawo ariko ubwoko bwanjye, nzakoresha ibitangaza. Igihe kirageze rero kugira ngo Imana izongere kwigaragarize, kuzanire cya cyubahiro cya mbere watakaje. Igiye kongera ikigarure. Wowe genda gusa uceceke, ntuvuge amagambo menshi, njye nzajya nikorera. Arongera avuga ngo ugenda uzenguruka inshuro 7. Icyo kibazo ufite, iyo ntambara urimo kurwana nayo, ndabizi birakugoye, ndabizi ufite isengesho ry'amaganya, ariko ijambo rirambwira ngo wowe tuza gusa. Ngo ibibindi n'imuri ndetse n'amakondera byirukanye Abamediyani, nawe rero tuza gusa wicecekere. Ako ufite gatoya niko igiye guheraho, niko igiye guheraho igutabara. Wicika intege rero, mfite ijambo ry'ihumure uyu munsi. Abantu bamaze gucika intege, barimo barasenga amasengesho ateye ubwoba, kubera abantu bizeye, kubera abantu biringiye. Kubona abantu bageze ku rwego rwo kubona abantu bakabafata nk'inyamaswa, ntabwo byagakwiye. Wakabonye mugenzi wawe ukamwibonamo, ariko kubera gushaka inyungu zabo gusa, abantu barahindutse. Igihe kirageze rero kugira ngo wongere ugarurirwe cya cyubahiro cya mbere watakaje. Gira kwizera ko ari muri Kristo Yesu. Bakubwiye ko ntaho uzigeza, bakubwira ko ntacyo uzimarira, bakubwira yuko ibyawe bigiye kurangira, ariko nawe watangiye kubona agacu k'ibyiza. Watangiye kubona yuko bishoboka, watangiye kubona yuko ejo uzaba wabaye umuntu w'umugabo, watangiye kubona yuko ejo uzaba wabaye umubyeyi mwiza. Ibyo rero wibitesha agaciro kandi wibaho umurindi kugira ngo badakomeza kubona ibyo bavuga.
ndumva imirindi yo gutabarwa, ndumva imbaraga zo gutabarwa. Wowe utari ufite ibyiringiro, ndakubwiye ngo garura ibyiringiro uyu munsi, garura umunezero uyu munsi, wicika intege ku birimo kuguca intege, ahubwo nibwo buhamya bwawe bw'ejo. Igihe ni iki ngiki rero. Bavuze ko utazarenza uyu mwaka ukiriho, ariko imyaka iragenda iba myinshi. N'abariya bakubwira biriya nabo barabizi yuko rega buriya kugenda biragora, n'abashatse kugerageza kugenda ubona ko bagenda batabyumva, barwanarwana kugira ngo batagira iyo bajya. Humura, mission yawe itararangira ntabwo izaguhamagara, mission yawe itararangira ntaho uzajya. Komera wowe ushikame, we gucika intege. Mbabwira ngo ndabakunda cyane hano kuri Marika Africa TV. Tuzasubire.